Shalom shalom mwaramutse igitondo cyiza ndabashuje mu izina rya Yesu. Igitondo ndabiyegereje ndifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 8 umurongo wa 40 turasimbuka tujye kuri 49. Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse kandi yari agiye gupfa. 49. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ye ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urushya umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjiramo nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira bamuborogera, arababwira ati, mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko aravuga cyane ati, mukobwa byuka. Umwuka we uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangira ngo batagira uwo babibwira ibibaye. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, iki gitondo cyiza uduhaye nka kado ko tubyutse turi bazima. Uhabwe icyubahiro. Iri jambo turishyize mu biganza byawe. Turifuza yuko tugirira neza ukarituyoboramo kandi rigahindura imibereho yacu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Bavandimwe inshuti zanjye ndabashuhuje aho muri hose. Ndifuza kuganira namwe ijambo ryo Yesu yabwiye uyu mugabo witwa Yayiro ngo witinya, izere gusa arakira. Haleluya. Uyu mugabo Bibiliya ivuga neza yuko muri iki gihe navuga ko yari nka pasiteri, yari umuyobozi w'isinagogi. Amasinagogi icyo gihe yari nk'insengero z'uyu munsi. Bibiliya ikavuga ngo rero Yayiro yari umuyobozi, aza kugira ikibazo, umwana we ararwara. Arwaye, umwana we yaragejeje imyaka 12, ajya gushaka Yesu kugira ngo amufashe umwana ntapfe cyangwa umwana we akire. Bibiliya avuga ngo Yesu ahura n'umugore wari umaze imyaka 12 arabanza aramukiza, akora akazi kenshi cyane, yirukana abadayimoni. Yesu akora akazi kenshi. None wa mugabo kugeza igihe umwana yapfiriye, baraza baramubwira bati, rero intumwa ziva mu rugo iwe ziramubwira ziti, rero wikwirirwa urushya Yesu kuko umwana yapfuye, ahubwo ngwino tujye gushyingura. Ngo nuko Yesu aramubwira ngo witinya, izere gusa arakira. Yesu arangije ajyana nawe. Agezeyo asanga abantu baraboroga kuko biranumvikana, abantu batangiye ikiriyo. Arangije arababwira ati, mwitinya rwose, umwana wanyu arasinziriye, ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Ngo baraseka cyane kuko bari bazi yuko yapfuye. Nuko Yesu afata abigishwa be 3 nawe wa 4 n'ababyeyi b'uwo mwana, abantu 6, barinjira. Aragenda abyutsa uwo mwana, ngo umwuka umusubiramo, aramubyutsa, aramugaburira. Baramugaburira, tujya ko bamugaburira. Haleluya. Inshuti yanjye, iri somo rirashaka kutwigisha iki? Mu by'ukuri nubwo umuntu yaba azi Imana ntibivuze ko atahura n'ibibazo, ariko uyu mugabo ikintu umushimira nta kindi kintu yatekereje. Yaravuze ngo reka njye kureba Yesu. Amasaha Yesu yamaze akemura ibibazo by'abandi, umugabo yakomeje kwihangana kugeza igihe noneho n'umwana apfira. Kugeza igihe Yesu amubwira ngo witinya, izere gusa arakira. Haleluya. Rero muri iki gitondo nshuti yanjye, ntabwo nzi ibintu biguciye intege, ntabwo nzi ibintu bikugarije, ariko Yesu muri iki gitondo arakubwira ngo witinya, izere gusa arakira. Wizere nubwo ibintu byaba byarapfuye ko Yesu yabizura. Ndabizi neza yuko hari ibintu wategereje ku Mana bigera igihe byakira n'urupfu. Abakuzengurutse bo barakugira n'inama ikubwira yuko bati, rekeraho wirushye Imana. Mu yandi magambo, izi ntumwa zari zije kubwira uyu mugabo ziti, Yayiro we, wirushya Yesu, erega umuntu yapfuye. Hari n'ibyo umuntu areba akabona utakaza igihe, ariko nta gihe dutakaza imbere y'Imana. Nubwo ibintu byaba byarapfuye,
Imana yakongera ikabizura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe bimaze cyose Imana irahari kugira ngo ibizure. Rero muri iki gitondo nshuti yanjye, muri aya masaha, ikintu kimwe Yesu akubwira ngo witinya. Icya mbere, Yesu ashaka kugukuramo ubwoba. Haleluya. Witinya ubwo bukene, witinya izo ndwara, witinya ayo madeni, witinya izo ntambara, witinya ayo magambo uvugwa, witinya ibyo bibazo bikuzengurutse. Icya mbere Imana igusaba, izere. Haleluya. Wizere ibyo wavuganye n'Imana ko bizasohora. Wizere yuko mu Mana nta kinyoma kibamo. Ngo izere gusa, arakira. Haleluya. Yesu agiye kuza gukangura ibyawe. Ababona ko ibintu byapfuye, ababona ko ibintu byahagaze, Yesu araje. Yesu araje kugira ngo azure ibyo bintu, abikangure. Haleluya. Amufata ukuboko, aravuga cyane ati, mukobwa byuka. Hari ibintu Imana ije gufata ukuboko. Hari ibintu Imana ije guhagurutsa mu rugo rwawe. Hari ibintu Imana ije kuzura mu rushako rwawe, mu rubyaro rwawe, mu kazi kawe. Ndagutangariza ibyiringiro. Ni ukuri ahari ikiriyo cy'ubuzima bwawe hagiye kwinjira ibyishimo, hagiye kuza umuzuko. Yesu ashimwe cyane. Ngo umwuka we uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Imana igiye kugarura umwuka wayo kuri ibyo bintu byawe byapfuye, kuri ibyo bintu byawe byahagaze, kuri iyo bizinesi yawe yapfuye, kuri ayo mahirwe yawe yarangiye. Ukuboko kw'Imana kugiye kuhagera. Yesu araje. Yesu aje mu byawe. Yesu aje guhindura imibereho yawe. Erega ibyo yakubwiye ntabwo abeshya. Bitegereze. Yagira ikintu cyamuranze, yaranzwe no kwihangana. Imana iragusaba kwihangana kugira ngo ibyawe byapfuye bizuke. Haleluya. Imana, uyu mugabo ikindi cya kabiri, ntago yigeze yita ku bamuca intege, ku bamubwira bati ngwino tujye gushyingura kuko watakaje igihe cyawe. Haleluya. Oya, uyu mugabo yakomeje kugirira Yesu icyizere. Nubwo urimo guca mu bintu bikomeye, ongera ugirire Imana icyizere, ongera uyizere. Kwizera ni iki? Haleluya. Kwizera nakugereranya n'ubuzima bw'inyamaswa imwe yitwa ifi. Ifi ntiyabaho itari mu mazi. Oya, iyo ushaka kwica ifi ni ukuyikura mu mazi ukayishyira ku butaka. Ifi ntimara iminota ihita ipfa. Rero kwizera ni ukurekura ukavuga ngo Mana, sinabaho ntagufite. Ibyo mfite byose ni wowe wabimpaye. Utariho jye sinabaho. Ni wowe nizeye. Ubuzima bwanjye n'ibyanjye byose bishingiye muri wowe. Mu yandi magambo ni ukurekura byose. Rekurira Imana ibintu byose byapfuye. Reka ifate ubuvora y'ubuzima bwawe. Reka Imana iyobore ibitekerezo byawe. Reka byose tubirekure mu Mana, maze Imana ituzure. Maze Imana ifate ukuboko ibyo bintu byawe. Reka wicike intege. Kuki Yesu ageze kwa Yayiro atinjiranye n'abandi bakuru b'amasinagogi, atinjiranye n'abatambyi, atinjiranye n'intumwa uko ari 12, ngo yafashe 3 gusa. Muri iki gihe Imana iguhagurukirize abantu bagufasha kwizera, abantu bagukomeza, abantu bagufasha, baguhagurutsa, bagukomeza, bakubwira amagambo meza, baguhumuriza. Ngo afata 3 gusa n'ababyeyi b'umwana, ngo binjirana mu nzu. Yesu aguha umugisha kandi aguha abantu b'intwari muhagararana muri ibi bihe urimo gucamo. Witinya, izere gusa, arakira. Witinya, izere gusa, birakemuka. Izere Imana, bimurekurire byose, bibwire Yesu. Bibiliya iravuga ngo Yayiro aravuga ngo nta wundi muntu nabwira ikibazo cyane ngo uretse kubibwira Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Wikubite imbere y'ibirenge bya Yesu, umwinginge azi wawe. Kandi igitekerezo cya Yesu ni ukuzi wawe. Yesu agiye kuza igihe umaze igihe kinini umutakambira, umwinginga, umwikubita imbere,
agiye kuza iwawe, agiye kuza iwawe. Uku kwezi kutari kwarangira agiye kuza iwawe, uyu mwaka utari warangira agiye kuza iwawe. Aje kuzura ibyo byapfuye, aje kugukura muri icyo kiriyo, aje kugukura muri iryo soni. Yesu aje kugukura mu isoni y'ibintu wizeye igihe kirekire, ariko abantu iyo babyitegereza babona wizeye ibintu bipfuye. Ariko Yesu aje kongera kuzana ubuzima mu rugo rwawe no kuzura umwana wawe w'ikinege ufite wenyine. Nshuti yanjye, umwana w'ikinege. Haleluya, haleluya. Umwana w'ikinege, ikintu ufite rukumbi cyonyine, imbere n'inyuma. Haleluya. Ikintu ufite, ikintu washoyeho imbaraga zawe, umunsi umwe kigapfa. Imana ize izuri ibyawe bisa nk'aho ari ikinege. Yesu aguha umugisha. Imana nziza, turagushimira yuko ugiye kuza. Igihe kinini tumaze tukubwira, igihe kinini tumaze tukwinginga, uraje kuzura ibyacu no kutwiyereka. Mwami, nk'uko wazuye umukobwa wa Yayiro, reka uzure ibyacu, uzure imiryango yacu, uzure abavandimwe bacu, uzure igihugu cyacu, uzure umugabane dutuyemo, uzure iyi si ya none. Ibyo abantu batekerezaga byose, Mwami, birasa nk'aho bihindutse ikiriyo, ariko turagushimira ko ari wowe kuzuka. Reka winjire mu buzima bwa buri muntu wese, uzi icyo yatakaje, uzi icyo yabuze mu buzima bwe, wongere ukizure, wongere kibe kizima. Umwuka wawe akinjiremo, cyongere kigaruke. Mwana, urakoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.